rwangano rubyutsa intonganya. Muririmbyi, munyamasengesho, muhanuzi, wowe ukiciro. Yesu nashimwe. Dongeye ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Evangeliste Kaziyake Vincent, kozi w'Imana, ndagarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Niho kubashimira, mbashimira uburyo munyereka ko turi kumwe, uburyo mukurikira ijambo ry'Imana. Intego y'iyicano nuko amamaza ijambo ry'Imana, kwamaza ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa, abantu bakumva ijambo ry'Imana, abantu bagahumuka amaso, abantu bakamenya uko bagomba kwitwara muri iyi minsi tugezemo igoye. Aka kanya rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, kandi turarebera hamwe n'ibintu bigera ku 9 bitera intonganya muri iki gihe, bitera intonganya mu murimo w'Imana, bitera imvurungano, bitera rwaserera, bitera amatiku n'amakimbirane. Niyo mpamvu rero mbahaye ikaze kurica no kugira ngo ukurikire, kandi ni ufite Bibiliya uyifate, tugendane dusome twumva ijambo ry'Imana icyo uko ritubwira. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, duhere rwandiko rwa Yakobo ibice 4 umurongo wa mbere. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa nuko mudasaba. Imana idufashe tugirire neza. Aho nshatse cyane navuga ngo mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu? Bundi muri twe intambara zivahe? Bakristo bene data, bakozi b'Imana, bavuga butumwa, bahanuzi, banyamasengesho, bapastor, muri twe ibundi intambara zivahe? Intambara zivahe? Muri twe amakimbirana avahe? Muri twe intonganya zivahe? Muri twe guhangana bivahe? Ndashaka ko tuganira ijambo tugiye guheraho muri iyi minsi tugezemo. Ndagira ngo mbabaze wowe nkurikiye, nkubaze bundi dusenge dute muri ibi bihe tugezemo, muri ibi bihe bigoye, muri izi ntambara turimo, muri aya makimbirane, muri aya matiku, muri ifungwa ry'insengero, muri iki gihe ikivange kibaye kishi, muri iki gihe inzangano ziriho, muri iki gihe amagambo abaye menshi, gusebanya bibaye kwishi. Bundi dusenge dute? Dusenge dute? Ese dusenge dute? Dusenge dute dushonje? Dusenge dute badusebya? Dusenge dute batabyemera? Ni gute twasenga? Iyo dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu bice 3 umurongo wa 5, niho havuga ijambo rivuga ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Mu minsi tugezemo, mu bihe tugezemo, wisenga n'uburyarya, wisenga n'ubucakura. Nicyo cyambere, niyo nama ya mbere. Nimusenga ntimukamere nk'indyarya. Rafata amasengesho y'iminsi nk'itatu, rafata amasengesho nk'iminsi 2 uri gusenga, ugiye gusenga ugatanyura ugahamagara abantu bose ubabwira ngo ntabwo mpari, nimutambona kuri telefone ngiye mu masengesho. Uri murararika abantu babwira ngo ugiye gusenga, ugabona abantu bagiye gusenga. Mu gihe ubutayo bukigendwa byemerwa ko tujya mu butayo, umuntu akajya mu butayo akifotorezayo, akayesharinga amafoto agashyira kuri stati, akagaragaza ko yagiye gusenga, akagaragaza ari mu mazi, akagaragaza ari munsi y'amabuye, akagaragaza ari mu ishyamba. Ibyo byose ni uburyarya, ntabwo Yesu abishaka, ntabwo iby'Imana ibyishimira. Ayo masengesho ni impfabusa, ni amasengesho urimo winezeza, ni ukugaragaza ko wasohotse, wagiye mu butembere, wagiye kwinezeza. Ntabwo ibyo ngibyo bikwiriye ku muntu wagiye gusenga. Niba ugiye gusenga, fata umwanya wo kwihererana n'Imana usenge, ibindi byose bikurangaza ubifashe ku ruhande. Yesu atubwira ngo nidusenga ntitukamere nk'indyarya. Imana idushyigikire. Reka tuganire irindi jambo kibazo dukurikijeho kirabaza ngo dukora iki ngo gusenga kwacu kutagira inkomyi? Ese bakristo bene data, bashumba, abanyamasengesho, bavuga butumwa, bahanuzi, dukora iki kugira ngo gusenga kwacu kutagira inkomyi? Fata Bibiliya dusome. Niba ufite naho wandika, ufata ikaramu wandike. Igisubizo: twirinde intonganya. Twirinde intonganya. Twirinde intonganya, nicyo gisubizo. Twirinde intonganya. Tugiye kurebera hamwe rero ibintu 9 bitera intonganya. Aho uri wandike, fate Bibiliya yawe usome, tugendane.
ibintu 9 bitera intonganya. Tugiye kubireba. Fata Bibiliya dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani ibice 10:12. Haravuze ngo urwangano rubyutsa intonganya. Muririmbyi, munyamasengesho, muhanuzi, wowe ukiciro cyurimo cyose, menya ngo urwangano rubyutsa intonganya. Ubu uri umuririmbyi uri muri korari, iyo ufite urwangano rubyutsa intonganya muri korari, amakimbirane akavuka, amatiko akavuka, intambara zikaba nyinshi. Imigani 13:10. Ubwibone butera intonganya. Iyo uri umwibone mu murimo w'Imana, intonganya ziraba, intonganya zirahaguruka, intonganya ziravuka, bakakwibazaho, bakakuvugaho, bakagutindaho, ibyo intonganya zikaba zirahaba. Imigani 18:6 hari ijambo ry'Imana tubwira ngo amagambo y'umupfapfa burya nayo akurura intonganya. Amagambo y'umupfapfa, hari amagambo tutagomba kuvuga turi mu murimo w'Imana. Hari amagambo ugomba kwirinda igihe uri mu murimo w'Imana. Hari amagambo ugomba kwirinda nk'umukozi w'Imana, kuko ayo yose iyo yavuze akurura intonganya, abiba intonganya, abiba amatiku, kabiba amacakubiri. Imana idufashe kandi turengere. Mu Migani 28:25 haravuze ngo ufite umutima w'ubusambo abyutsa intonganya. Mutima w'ubusambo buriya nawo ni mubi. Mutima w'ubusambo ni mubi. Usanga hari abantu bafite indambi, abantu barurumba, abantu bagira umutima w'ubusambo, umuntu kugeza ku rwego uba uhishije ibiryo, wakumva umuntu ashuhuje, uri umukozi w'Imana, uri umukristo, urasenga, ibiryo birahiye, warutangiye kubyarura, wakumva umuntu arashuhuje, ugahita ubisubizayo, ukabwira abantu uti mwe muretse, ukamubeshya, ukamujijisha, ukamungurasenga, nguragira, kandi ibiryo birahiye, wabyariye uko bingana mukabisangira. Uyu ni umutima w'ubusambo. Kandi iyo gato gusa wa muntu abimenya, hari igihe ashobora kubirabuka ko hari ikintu mukinze, bikabyara intonganya, urugamba rugahaguruka. Niyo mpamvu benshi hari igihe bikurura intambara, igihe bikurura intonganya, kandi aribo babigizemo uruhare. Imana idushyigikire kandi turengere.